so noneho reka mbereke ikintu kimwe. Noneho so abantu benshi bakunda kwiyibagiza ikintu kimwe. Uko ukora iyi ntuza, ubu iki gice cyo hagati nicyo nakoze, mbese nicyo nakwita ko ari inkuru, sibyo? Ushaka muno hagati wakongeramo ifoto, reka nyongeremo murebe ukuntu biraza kumera. Nyongeremo ifoto. Nta kibazo. Nyongeremo kopi, nishyire hagati ya ziriya paragraphe, ngire gutya paste. Ariko hano iyi class yacu tugomba gusa n'abayihindura ukuntu. So reka twirengagize iyi class tube tuyivanyeho, kuko iyi class ifite settings. Tugire save turebe icyo dufite hariya. Tuzemo tugire refresh. Okay, babonye ko ubu dufite inkuru yacu. Noneho reba hano hagati y'iyi foto isa n'ifatanye, isa n'ifatanye. So kugira bigire ushiramo iyo bita ufungura, kagira BL brick line, kugira ijye hasi. Ndabereka ukuntu birahita bigenda. So n'iyi nanone hejuru gashiraho BL nanone gutya, copy and paste, tugere save, tugere refresh. Okay, wabonye ko hano hari yahagiyemo espace, yanabonye ari hejuru igiyemo. Reka ndebe nimba ntibeshyeho kuba nari ndayishira uretse mvaneho yino ndebe save, kuko bigomba kugira brick line nyine, espace imwe. Okay, sorry. Paste, save. Okay, ukabonye ko tubonyemo espace muno. Ushaka wakongeramo title, ushaka wakongeramo icyo ushaka, ariko uri kureba yuko imeze neza inkuru yacu. Okay, wakomeza ufite ibyo kwandikamo nyine byinshi, nyine bya byinshi ugenda uri kubyongeramo kuriya nyine. Ufata iyi foto we ukandika paragraphe, inkuru irimo byose. Washaka ukongeramo head, wenda impamvu y'iyo foto. Okay, warangiza ukongeramo nyine ifoto gutya nabikoze nyine. Nafashe ndakopiya gusa, ncira paste hasi gusa, nta kindi nakoze. Okay, noneho ubu yaturangije ntuzi. Okay, hari icyo nashaka kubabwira. So iki gice cya hano mu mpande, cyo mu mpande nacyo cyakagombye kugira nyine inkuru nyine. Ubundi iyo wuzuza website nyine inkuru, wapudetinga inkuru, wapudetinga hose nyine. Urugero wenda wavuze ati wenda ni last news, naha dufite ko last news, kandi last news dufite muri ntuza nta yirimo mbese nyine. So ni ukuvuga yuko hano iyo tuje muri home tuhita tubona yuko kanira update, ariko kariya muri ntuza mu by'ukuri twagize ntuza readmo, umuntu ntabwo uri update. Reka kwereke ikintu kimwe rero. So ikintu kimwe ugomba kumenya ni ukumenya yuko nimba ufite inkuru hano ariyo last news, hano kakaza wenda ukayifungura ukajya muri iyo page yindi, bivuga yuko
iyo ufunguye iyo nkuru ntago wongera kugarura iyo nkuru kano ku ruhande nanone, ugarura iya kabiri yari ikurikiyeho nyine, ntago ariyo ugarura. Noneho rwafungura n'iyo ya kabiri, noneho uhera ku ya mbere ukajya ku ya gatatu, kugira nyine ubashe kutavangavanga ibintu, usange paje nyine ni ibintu bisa gusa bisa. Paje nta kintu cyakagombye kwiripitamo bwa kabiri nanone mu maso yawe nyine. Wenda urugero, kandi impamvu ni uko mfite wenda amafoto makeya, sibyo mbo ko umuntu uba uzi gushaka inkuru ashaka amafoto menshi, agashaka n'ibindi bitandukanye, ku buryo iyo umuntu agiye kweditinga amafoto bitandukanye, agafata iyi ya hano, agafata n'iyi yo hasi, biba bitandukanye nyine, akongeramo n'indi bitandukanye, mbese mu maso usanga website nyine ifite mu bwiza nyine. Okay, noneho mberetse ukuntu wakweditinga website, so noneho ngiye kubereka ukuntu wayi hostinga kuri online nyine bigatangira gukora. Tugize amahirwe connection isigaruka kuko yari yacitse, sinzi impamvu uko byari bigenze. Okay, noneho icyo tugiye gukora ni iki? Nyine mbo ni byinshi twareba, ariko yamberetse ukuntu wakongeramo inkuru. Okay, nanone urugero ushaka kweditinga no muri izi za ntuza, gwenda urugero itariki muno twakagombye gushiramo amatariki, wenda reka dushiremo amatariki bereke turihuta, ariko dushiremo amatariki muri table yacu. Turashaka ahantu hari table twahageze, turashiramo itariki n'isaha, turavuga 22, wenda tugire Feb, okay, 2017. Noneho isaha mvuge ko ari 9:30. Okay, PM IM. Okay, noneho hano kuri iyi ntuza iyi, aho bizabera nyine aho hantu, sibyo ntambo bishobora kuba ari link, wenda urugero wenda iyo ntuza ifiteho website cyangwa ifite ikindi kintu, iyo sare nyine aho bizabera bafite website cyangwa, so hano ni mushira link yaho. Noneho wakereye Facebook event nyine y'ibyo bintu bizaba. Ibyo bintu bizaba rero event yabyo, ujya kuri Facebook baguha nyine ho link, none ufungura event, noneho wamara kubyuzuza neza kuri Facebook ukahita ukopiya ya link y'iyo event yawe, ukaza kuyikopiya hano nyine. Ubwo urakirikaho wese ahita ajya muri ntuza, dore ahita ajya kuri iyo event yawe. Mbese ushaka gukurikirana event yawe kuri Facebook ahita ajya kuri event yawe. Noneho hano dufite ibyo bita ngo location. So location nyine ni adresse nyine. Iyi ni sare nyine, urugero wenda navuga ati wenda bizabera muri Stade Amahoro gutyo. Noneho Stade Amahoro, Karuzi nyine Stade Amahoro, ariko wenda ntabwo azi adresse. Hano wamushiriraho nyine adresse bikamufasha, ukavuga ni Remera gutya na gutya, byaba ari byiza. Dore aha nyine ni ya link yacu ya Facebook. Okay, ikindi nanone nabereka, okay, aya mantuza
aya ma link ya hano ukuntu nayashizeho already nayashizemo nyine, uretse mbereke ukuntu ameze. Okay, nayo okay, nashizemo iya Facebook gusa kuko ariyo nabonaga iri hafi, nta kindi nakopiye, dore nagiye muri Facebook gusa mfungura iyi ntuza inkuru nziza caci nyine yo, noneho maje kuyifungura mfata rya link iri muri ya tab nyine, rya link yose itanye kopiyamo mono. Okay, turebye neza, okay, dushobora gufunguramo ukareba, wabonye ko ise sorry, connection yavuyeho nanone, yavuyeho connection. So ariko nanone dufite ikibazo yuko uri gukirika hano ikahita ifungukira muri page yawe, kandi kare ibyo ugomba kurimeta ukavuga ati ibi bigomba gufungukira muri iyi page, ibi bigafungukira muri iyi page. So ukuntu rero tubikora, uza hano kaza ukavuga ati target, ukavuga ukagira blank, blank, ukagira save. Ubishaka ni byiza ariko kuri aya malinki y'amantuza y'ama social media nyine biba ari byiza, kuko bituma umuntu nyine atahita abura ibyo yari arimo nyine. Okay, so reka nongere, nubwo connection itari hari uraza kureba efe ntabwo yari yagira, uretse gatoya nongere ndebe impamvu. Target blank, okay, byakagombye kuba ari sawa. Okay, save, back, tugire refresh. Okay, yani refresh nayo nabuze kugira tubone bya bindi bindi. Okay, noneho ubwo twakoze refresh dushobora kugira, wabonye ko iyi si ifungukira nyine ahandi muri blank nyine, ahandi mu yindi. So ushobora kwisubirira mu byo wari urimo ugakomeza ugasoma. Anyway, so urukumva n'iyi nkuru ushaka kuzajya ubibonera mu zindi ntuza nanone, mu yindi fenetre, nayo wabigenza kuri yo uko ushaka. Reka tuze hano muri header yacu. Okay, hano uhita uza hano nanone, okay, ukaza espace, no, sorry, uza hano, okay, ukaza target, ukaza blank, okay, then save. Okay, noneho warangiza icyo ukora ni refresh gusa. Mara gukora refresh, iyo ukanzeho bihita bifungukira hano, kureba yuko nta kibazo uba ufite nyine, yuko wenda ushobora kuba kari ibyo wenda urimo urasoma kari wasangamo nk'inkuru ujya ukunze nyine, ugakanda nyine kuriya nyine, ugakanda kugira nyine ukongera ugasubiramo, ukavuga ati reka nshakemo n'indi nkuru nanone gutyo. Okay, so hano rero ndabona ari ibi ngibi.